Ndabashimiye cyane mwese mwakoze subscribe kuri channel. So rero nkuko ubushize twahoze tuvuga ku kintu kijyanye n'ukuntu hari ibigenda juru byinshi za UFOs n'izi aliens zose zigenda mu kirere cya Amerika, ndetse bikaba binakomeje no gutambagira no mu bindi birere byinshi bitandukanye by'isi. So rero uyu munsi rero tujye kurebera hamwe ukuntu hagiyeho icyo bita Pentagon igiye kwiga ku bintu bitazwi ibyo ari byo, ibyo biguruka mu kirere cya Amerika. So rero mu by'ukuri ibi bintu bihangarikije abanyamerika, ariko ubwo binahangarije n'isi yose, kuko urumva Amerika ihangaritse n'isi yose ubwo ibihangayitse nk'uko bimaje kumenyerwa. So abategetsi b'ingabo za Amerika batangaje ishyirwaho ry'itsinda rishinzwe guperereza ku bintu bitazwi ibyo ari byo biguruka mu kirere kibujijwe cya Amerika. Donc ibyo byo byihaye n'ikaze, ahubwo binaguruka no mu kirere cya Amerika, kandi ikirere cya Amerika birabujijwe kukigarazuramo uko ushaka, nta n'uburenganzira. Ibyo rero byihaye n'ikaze binazengurukamo uko bishaka. Ariko bushize nanjye nahoze mbaza nti ese ibi biremwa bidasanzwe ni iki byifuza ku bantu? So iryo tsinda rizazenguruka cyangwa se rizagenzura ibyo bintu, kandi rirebere niba cyangwa se rirebe niba nta byago biteshe, nk'uko kuwa kabiri byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo ya Pentagon. Nyine raporo ya gisirikare yari yitezwe cyane mu kwezi kwa gatandatu yananiwe gusobanura iby'ibi bintu biguruka birenga 100 byabonetse, iburira cyangwa se iburira ko hari ikibazo mu mutekano w'igihugu, ko ibi bintu biri bizenguruka mu kirere cya Amerika bitazwi ko bishobora kubagiraho ingaruka, kandi urabizi umutekano wa Amerika ni akantu bitaho cyane. So iri tsinda ryashyizweho rizaba rigenzurwa n'abakuru mu gisirikare no mu butasi, bazareba ibyo ari byo. So iri tsinda ryiswe Airborne cyangwa icyo bita Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, rizareba rimenye neza ibyo bintu cyase ibyo bikoresho cyase bikoresha ikirere, ibyo bikoresho bigo bizenguka mu birere bya Amerika icyo biri gushaka. So nkuko byavuzwe na ubita Catherine Hicks, wungirije Minisitiri w'Ingabo, mu butumwa yageneye abakuriye Pentagon kuwa kabiri. So inshingano z'iryo tsinda zirimo kwiga neza ibyabonwe n'ubutasi, kugabanya icyuho mu bushobozi bwo kubona ibyo bintu bitazwi neza no gutanga inama z'icyakorwa. Minisitiri w'Ingabo za leta ya Amerika ivuga ko Minisiteri y'Ingabo za Amerika ivuga ko raporo yose yo ku kintu cyo mu kirere ikizwi cyane cyangwa kitazwi mu buryo bukomeye cyane, kandi iperereza buri kimwe bikomeye cyane cyase bikomeje komereza iperereza kuri buri kimwe cyose kugira ngo. So inyandiko rero yo kuwa kabiri yemera ko ibibazo byavuzwe na raporo ya Pentagon yahaye inteko ishinga amategeko ya Amerika kuwa gatandatu. So abadepite basabye iyo raporo nyuma y'uko igisirikare cya Amerika kivuze ko habonetse ibintu byinshi bitazwi biguruka mu buryo budasanzwe mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So yewe iyi raporo rero ivuga ko mu bintu 144 byavuzwe byabonetse kuva muri 2004, kimwe gusa aricyo cyabashije kusobanurwa. Ibaza ikintu kimwe mu bintu 144 babonye ikintu kimwe, ngo 143 ntibizwi, ntibazi ngo biravaho birajyahe. Yemwe n'ibihugu nabyo bikomeye ko numva nabyo byugarijwe, ariko birugarijwe cyane. Wumva ntibahangana yego wenda izi ntambara z'ubukene, ngo bahangane n'intambara zo kugira inzara n'ibibazo by'ibiryo n'iki, ariko nibura nk'uko wenda bikunze kugaragara wenda mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, ariko bo bahangayikishijwe bikomeye n'ibi bintu bikomeje kubatesha umutwe byigwa bizenguriye. Yewe pese nta munoza koko muhanga bivuze neza, ibisi nta munoza, nta horoshye. Isi nziza ku bantu bose, waba ukize ntikubera mwiza, waba uhambaye, donc igume gutesha umutwe. So mu gihe rero Pentagon ivuga ko nta gihamya iboneka neza y'ibikorwa byaba ari ibyo ku yindi mibumbe, ntihakana ko bishoboka ko ibyo bintu byari atari ibyo ku isi yacu. Ibisobanuro byinshi cyane byatanzwe
muri icyo gihe birimo ko byaba ari ibikorwa by'ikoranabuhanga mu kirere, cyangwa se mu kirere riteye imbere cyane cyane nk'inkingi y'igihugu nk'Ubushinwa cyangwa se Uburusiya, cyangwa se ko byaba ari ibintu karemano bibera mu kirere nk'ibibumbe by'urubura bishoboka, nabyo baba babitekereza nyine bishobora kubonwa na radar. So ikintu kimwe cyonyine babonye bagasobanukirwa badashidikanya, bavuze ko ari igipurizo cyangwa se icyo bita cya balo kinini babonye nyine iyo ngiyo mu kirere, ariko bakise ikibara, ariko ubwo ntumbaze n'ibindi bisigari ibintu by'ibibara ahari. Niyo mpamvu abangaba nabo rero nakubwiye nti ntibaruhijwe n'ibibazo by'ubukene n'iki, rwose bafite amafaranga, ariko baruhijwe bikomeye n'ibi bintu by'ama-UFO bikomeje kubateza ibibazo rwose. Reka turebe uko bizamera rero, reka turebe ubuhanganye bwa Amerika ko buzagira icyo bukora kwigingo. So ndabashimiye cyane rero, reka duhure ubutaha kuri video y'ubutaha. So nimugire ibihe byiza kandi mwibuka no gukora subscribe.